hari umutipe wambwiye ukuntu ngo yagiye ahantu ku muprofeti umwe w'inaha y'i Kigali uri kumva witukuje noneho ngo arangije ngo babakubise siyasa zimwe zo kuri urwo hejuru ngo babakubise aravuga ati abantu bijana muzana ubukene bwanyu mu bumpereze uri kumva umucamarisa akasaga gasanga afite 76 ngo bayatse mushiki we uri kumva 24 biburaho ngarangira batubukene ndabujyanye ndakura yari tisi ngo nubu imyaka idatirashiza ari tisi yanyeze ngo yarambajije ngo urashaka iki nyuma yo gutanga aya mafaranga kandi ko ari abantu nka 13 buri wese yatanze 100 ubwo nimwe na 300 ngo mvuga ngo ari tisi ngo nubu ari tisi hariho nabonye ejo ndi kumbuga ngo nanyambaga ari kubwira umukobwa ngo umugabo wawe ngo afite ubwanwa ngo buconze hano ngo bumanuye nimudahumuka. Hari abantu bifashe cyangwa babifashe uko bitari batangira kubyita ngo ngiye gusenya umurimo w'Imana, ahubwo jewe nje kuwubaka. Mwitangira kubihindura komedi, mwitangira kubihindura ibikino, ngo mubihindure nk'ibintu. Hari imvugo zirimo guca hirya no hino ngo ngewe ngo naje gutwika, umuntu agatinyuka ngo urwego wagezeho, ngo umuntu wahuye n'abaperezida ngo ntiwakabaye ngo uvuga ngo ayo magambo y'abana, ngo ibyo bintu ngo uvuga ngo sibyo, ngo ntiwakabaye ubivuga. Kubera iki ntabivuga? Nk'ubu mfite amaudio ndi kohererezwa n'abitwa abapasiteri, ubwo ndababuriye ntago abapasiteri bagushutse, ahubwo bahuje n'irari ry'ibyukunda ubigwamo. Icyo cyo tukemeranyweho. Urumva Theo nawe atangiye bya bindi ngo yanzoka waremye abapasiteri waremye nibo batwesheje inzoga, nave ku mugaragaro ashika amavuga ati Imana nayisabye imbabazi ngiye namwe inzoga sibyo, kuko nta nushinzwe kumutokora agatotsi kari mu jisho rye uri kumva ataye umugogo we. Umupasiteri waguye yahoza nawo mvisha avuga mu kiganiro ngo waguye mu kabari. Hari umupasiteri ibyo yavuze nibyo, hari umupasiteri hari yanjye dusa agacuriro imisi yashize hari no kuri Noheli gospel valley. Theo ubwawe ufite kamere yawe yandujwe na Satani nk'uko Robert yanduye, umubiri wawe n'ubugingo bwawe n'umwuka wawe bikwiye gukizwa. Icyo ni icyambi cyo cyagikosore. Na ikindi cya kabiri n'isi y'umwijima, iyo wabonye uri umunyantege nkeya bagutegeye mu byo donc ibyo dukunda nibyo tugwaho. Theo n'aba bapasiteri be ubundi Theo ni turufu nziza, ni karita nziza donc kuri aba pasiteri. Ariko isi y'umwijima nayizi kurambagiza ibireba umuntu wamenya kuvuga ubugingo bwa benshi bukoramo. Theo rero yari karita nziza mu minsi yashize, yewe yaragiye agwamo ntiyabera amaso ubugingo bwe, ntiyabera amaso umubiri we, ntiyanabera amaso umwuka we. Yere gushinza abapasiteri bamubonye nk'ikarita nziza bayiteye irakina mu kibuga. Ntago ingaruka z'ibyaha nk'uko uri kubivuga zivaho. Abagore wateye inda mwabyaranye ntibazareka kuza kukureba, nibaza kukureba umudamu wawe nazabyishimira. Ese ko nabonye bongeye kuvuga none zibabona ko yaje muri hiti nabo bashaka guhitinga none hege cyane ikintu gikomeye. Theo ubu nabari abagore nabo mubaje ati kuko wari waracecetse ukaboje guserereza umuntu w'Imana kandi kwitangira ubuhamya, nubwo tabati Theo waremye Mana dore niwe watumye mvuga. Ntago namwibukaga ahubwo nde ntiwamwibukaga. Ntago namwibukaga uri kumura yagarutse mu mihanda kandi yapfumuriye ahantu heza cyane. Arana bayafite ariko ngo kabatipa babaza ubwenge hano abapfumuriye. Ese wowe nta buzi bakora ibi? Wowe nta muntu ugira naze kuri kamera ngwino tuguye platform ubuza abo wahuye nabo tuzajya tubabwira imirimo yo mwije. Ubwashize nakoze ikiganiro uri kumva nandika kuri titre n'uyu mwapotere w'umudamu w'inzobe w'i Kigali niwe urimbuye Theo, kandi bose yagiye kuririmba yo nta mupasiteri utageze uhamagara Theo. Ndi kukubwira ko yari karita nziza sijyo. Theo yari karita nziza nk'ukuntu uyu munsi hari abadamu nyamana nabo bikarita nziza bari gukora uyu munsi. Uye ku Gisozi ngo ninde wafashe imodoka ye ngo aze kunsura ngo ati ibintu urimo nibibi. None mubonye nivugiye ibintu mutangiye muramushaka hiki, nibwo mwibutse kumugira inama. Iryo terabwoba n'iryiki komeza wivugire rata Theo. Rero na Theo muramushaka hiki yarazinyweye murabiza asindana n'amacupa murabibona, akaza kuririmba iwanyu mu nsengero zanyu namupasinga abo bagore. None mubonye agiye kuvuga muramushaka hiki mufite ubwa cyangwa kazabavuga nuko nawe nyine adafite ubushobozi bwo kubivuga. Theo agenda 2008 Theo yandikagamo buri abazungu nicyo kintu baturusha, ibintu by'umutungo byagatunze Theo byapfuye ubusa. Ariko nta birivuga iki kuri Satani n'umwuka we.
kivuga ko azajya ageza no kwigira marayika w'umujyi. ariko reka twizeye ko ibintu yabivuze kuko nyine ashaka gufata indi nzira. ndamukemanga niba umuntu waza gukamuha ibiganiro ukamusobanura ukamufasha agahita ahamagara ukiri muri ya za nkuru agahita ahamagara mugenzi we akavuga ati ariko muranyibuka ko yandiye nyine mwebwe ku bisanzwe by'abantu basanzwe bumva nta kibazo kiri ariko hari ahantu harimo akantu kabi ubundi baramutera ubwoba ko isi y'uyu munsi itagihishwa none se urajya kumutera ubwoba ukawohereza iyo voice note araza y'ikintu araza avuga ati mwamwumvishe muramushakaho iki se ko mutamusuye mbere kaba undi ngo niba narakubonye mu rupfu rwa mama mu nka yanjye yapfuye nzahakubone rero Theo muramushakaho iki ko bene wanyu bamurangije. Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese abadukurikiye ku Isezerano TV. Nibyacu bakomeye cyane kuba mugatse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagusuje kandi ngushimira ko wahisemo iyi channel. Kuri kamera ndi kumwe na Prince Robert. Yego. Nishimiye kongera kubana nawe Robert. Ndabyishimiye. Umeze neza? Ndamahoro. Yego. Uracyamenya guhanura? Irasi ko ari impano y'Imana. Umuntu aguhaye impano ugomba kuyikoresha. Umuntu aguha imodoka ngo ugiye ugenda mukareka kuyigendamo. Kuretse yaba yagize ikibazo cy'igaraje ariko numva umutima wanjye nta byawushinza byantandukanye n'Imana. Iracyakora impano yayo muri njye. Hari igihe umuntu umwita umuhanuzi cyangwa profete intambara zikavuga ngo iryo zina bararyanduje. Ubwo nabo bafite ikibazo. Nonese ni umuntu utiha confidence ubwe cyangwa se ngo abigirire icyizere ubwe ku giti cye umva badafite ikibazo kugera ku rwego kwanga kwitwa izina uzi kurikoresha neza ngo ryandujwe n'abandi bantu already nawe nta mbaraga ufite zo nibura no kurihananira ngo rikosore. Mperutse kwakira rwose navuga nti profete runaka tako kantu rwose ni kabi. Tako kantu ni kabi. Ahubwo ni mubi kurusha ari kuvuga ko ari babi. Umuntu wihakana umurimo Imana yamushyizemo. Siko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimunyihakana mu maso y'abantu nanjye sinzabemera imbere ya data. Yicaye kuri kamera azi ko abantu bagiye kumukurikira bamwiziramo nk'umuhanuzi kandi agiye kuvuga n'ubuhanuzi kandi agiye no kuvuga n'ubuhanuzi ngo ako kantu urumva badafite ikibazo. Igifu dufite abantu baba bafite ibibazo mu buryo bw'imitekerereze no mu buryo bw'imyigishirize bigishijwe. None ugasanga kubaho kwabo imitekerereze ye iranduye. Yego. Sibyo? Cyangwa si ibyo yigishijwe nawe ntazi kubihamya. Ubundi umuntu udashobora guhagarara mu ruhame ngo asobanure ibyo yizera uwo muntu aba afite ikibazo. Umuntu akwisa umuhanuzi kandi abizi ko Bibiliya ivuga ngo bamwe yabahaye kuba abahanuzi ndetse igera ku rwego ivuga ngo wifuje urundi ari impano nziza Bibiliya ibwira umuntu ngo umuntu nazifuza azaba yifuje neza y'ubuhanuzi n'iy'ubushumba. Umuntu niyo yifuza kuba umwepiskopi azaba yifuje impano nziza sibyo? Niyifuza kuba umuhanuzi azaba yifuje impano nziza kuko yungura itorero. Nisugo kuba Imana yaragushyizemo uwo murimo warangiza ukavuga ngo byihore ngo wivuga ko ndiwe. Nawutaniye na Yona bagwe ngo najye kuvuga ubutumwa itarushisha agatangira gukata inene aho akagira itarushisha. Ubwo se mutandukaniye ni nko kuvuga ati ngiye niyambuye uyu mwambaro hanyuma zo usigiye bande abawanduje ahubwo gakwiye gusukura iryo zina ukanavugisha ukuri ko hari abantu baryanduza ko mutere n'ibyo baryandusha mukabwira abantu tukamvuza Imana. Ubu sugira ngo twicara hano akeshi uzumva ibiganiro dukorana akeshi mbari meze nka Buramu kumwe yarenguraga ibitambo ku nkongoro sibyo? Yarengura inkongoro guha ibitambo ugira ngo nuko nishimiye kuza kuvuga aba bantu b'Imana n'imirimo y'umwijima bakora. Oye uzi intambara duhora nazo nyuma yabyo mwisi nuko abantu benshi badafite imbaraga zo kureba intambara ibera mu isi y'umwuka ariko bari intambara ikomeye ku rwego rwinshi kugera ku rwego isi yo ishaka ko bati kugira ngo urumva iyo umuntu uvuga ibintu bye ukabivuga ko ari bibi kandi adashaka ko bimenyekana kuri we yakagukuyeho. Sujya ubona mu banyapolitike mpuzamahanga ko umuntu uvuga ibintu bidahuye n'iby'ubushake bwa politike ashaka mu gati va mu nzira cyangwa se twe tukujyanya ahantu. Niba bikorwa mu isi y'umubiri rero no mu mwuka birakorwa. Ushobora kwicara ukabati umupasiteri akora ibi n'ibi uri kumva bati shakira cyane burati bagatera mu mwuka nuko bagira bagasanga ingabo ziturwanirira ziruta izabo bateresheje ariko baba bakumennye banakurangiza. Mu mwuka se bikorwa bite? Mu mwuka bikorwa bite? Reka meri ni deep rero ubwo nubumbaje ikibazo cyiza sibyo? Yego. Urabona umuntu agizwe n'ibice bitatu: umwuka, ubugingo
n'umubiri sibyo yego niba iki gice cy'umubiri gifite ibice turebesha amaso ubwo no mu mwuka birimo bivuze ngo Evode niba afite ururimi sibyo rwo kuruvuga no mu muntu w'imbere w'umwuka nawe aravuga niba afite ugutwi sibyo kumva n'umuntu w'imbere arumva sibyo niba afite amaso n'umuntu w'imbere arareba uti bikorwa gute kamfata urugero uraza kumva impamvu mbivuze ngenuye hano Karayesi ku bitaro hano Indera rwose hari abantu baza kwivuza ibibazo bagize byo mu mutwe sibyo iyo ukoze research cyangwa se ukagenzura cyangwa se ukabaza nk'abarwaza baje kuvuza bakubwira ko bamwe bagize ikibazo cya depression. Depression ni imitekerereze ituma urenga urwego rwo kuba uri normal mu gutekereza none ugatangira kugira ihungabana ry'imitekerereze. Aho ni handi none utangira kwakira amajwi ukajya wumva amajwi abandi bantu batari kumva. Ukajya wakira ibitekerezo abandi bantu badatekereza. Sibyo? Ukumva nk'umuntu harimo urabona nk'abantu abantu biyahurira ngo kumashyira hamwe. Ururamo Nyabugogo kumva buri yura muntu mwebwe mumubona amanutse kuri etage amanutse aguye hasi ariko hari ijwi riba ryamuhagurukije mu rugo rikavuga ati manuka ujye Nyabugogo akamanuka akavuga ati genda akagenda icara ahantu manzi ushyiremo udupirimusi tubiri uri kumva akadushyiramo zamuka hejuru ku etage asimbuka dore ibibazo birakurembeje uri gusinzi ni uri kunyuma neza umuntu wumva ayo majwi umwegerewe ntari kumva icyo kiganiro ariko muri warimo kubyumva nari ngo urugero rwa hano haruguru ku bitaro uhura n'abati njyayo kenshi ngiye gukora siporo kuko harimo ikibuga dukoramo siporo sibyo noneho tubonayo byinshi ubona ukuntu abatipe baba mu isi itandukanye niyo twebwe tubamo uhura n'umutipe ari kwiruka yakataje hamwe wo ku rwego rwo hejuru bamuriho bari kumwirukankana ngo ari guhunga ngo barenda kumwica ngo mwamufashe mukamunyiza koko bivuze ngo ijisho rye riri kureba ari kureba ibyo mwebwe mutagize gute mutareba ni naho naba bahanuzi burya barebera ejo nakoze ikiganiro kijya kubera gutya umuntu arambwa ngo izo nyigisho ngo uri kwigisha ngo zavuye ku Manara ngo sinjya numva abantu bo muri New Age ngo babivuga ko ngo bafungura ngo ijisho rya gatatu sibyo ntago ari n'ijisho gusa n'ugutwi niyo mpamvu Yohana ajya gandikira itora akavuga ngo ufite ugutwi niyumva icyo umwuka agira gute abwira amatorero donc n'umunwa buriya mu bwami bw'Imana uri kumva iyo mu gitondo tubyutse uje nk'ahantu mu kazi ko batingikanye kuri Robert nawe akabyuka agasenga mu isi y'umwuka gusenga kwacu gufite imbaraga zikomeye nk'urugero rwawe iyo uvuze ngo Mana ndaguhamagaye iki gitondo ungirire neza umpa amafaranga uncira inzira uri kumva yego iyo uhamagaye amafaranga mu isi y'umwuka aritaba sibyo iyo uhamagaye amaraso ya Yesu Kristo kavuga ati amaraso yawe azangote andinda abarozi andinda abagambanyi andinda ni handi ugenda mu muhanda ukabona wenda uri nko kuri moto ukabona umumotari yaje hururu yajya ngo kugukocora pa aya maraso mu mwuka bari gukora umurimo ni yakweza sibyo nuko rero bikorwa uri kumva yego donc mu muntu kubera ko afite bya bice bitatu by'ubugingo n'umwuka n'umubiri sibyo Paulo yigeze kwandikira abagalatiya n'abatesalonika aravuga ngo murarindwe rwose ibyo bice byose aravuga ngo birarindwa kugira ngo Yesu atazaza bitariho umugayo n'Imana ubwayo sibyo nayo ifite ibyo bice bitatu ifite igice cy'ubugingo sibyo ikagira igice cy'umubiri ikagira n'igice cy'umwuka yego irema Adamu na Eva Bibiliya ivuga ngo yafashe inuza itaka iraribumbabumba irangije iremamo umuntu imuhumekeramo umwuka w'ubugingo buzima turi kugendana ariko mu buryo bwo kuvuga ngo tureme umuntu agire gute ase natwe ntabwo Satani rero nawe yabigiye kure nawe yaravuze ati nanjye reka nze baremye umuntu uyu muntu kandi abona n'umuntu udasanzwe nanjye kanze ndeme umuntu ase natwe buriya na Satani nawe agira ubutatu nubwo abantu benshi batabizi uti nuwe hariho Satani ubwe wihagarika mu kimbo cyo kwishyira hejuru nk'Imana sibyo hakaba umuhanuzi w'ibinyoma iyo tuvuze umuhanuzi w'ibinyoma ni umwuka sibyo umwuka wose uhaguruka kurwanya Imana buriya abantu bazi ko abahanuzi b'ibinyoma uri kumva ari bantu bahanura wenda iby'inda ari bantu bahanura ngo ibintu nibisohora umuhanuzi w'ibinyoma ni umuntu wese uzana umwuka utaravuye ku Mana
ubu dufite abashumba benshi bari muri uyu mujyi wa Kigali no mu ntara zawo no muri Afurika yacu uri kumva bahagarariye umuhanuzi w'ibinyoma. Umwuka ubakoreramo atari umwuka wo kuramya Imana no kuyihimbaza, ari umwuka wo kugira gute wo kurwanya Imana. Kuko umuntu wese wigisha ibintu Kristo atigishije, sibyo? Umuntu wese ukora imirimo Kristo atakoze, sibyo? Kuko Bibiliya ivuga neza, iravuga ngo azabakoresha n'ibyo, ngo nimba umwuka wanjye naza ngo azabakoresha ibirenze ibyo ntakoze, uri kumva? Ariko bishamikiye mu murimo w'icyo Kristo yagize gute yakoze. Ari niyo mpamvu asaba umuntu wese kugera ikirenge mu cyande muke, sibyo? Uzi impamvu Yesu abasaba kugera ikirenge muke? Abagira ngo utaza gutandama hakagira undi muntu uzakishyira mu mwanya wakavuga ati gera ikirenge mu cyanyu, sibyo? Noneho hakaba na antikristo uri gutegurizwa. Evo antikristo wazaza ameze nk'uko Yesu yaje, yambaye umubiri w'inyama n'amaraso, ariko yigira umwami w'isi. Urumva ubwo butatu nabwo arabufite. Umuntu rero nk'inzovu ebyiri zirwaniweho, uri kumva? Inzovu ebyiri ziri kurwana, umuntu abaye ibyatsi, sibyo? Satani ari gukura avuga ati ndagushaka tuzarimbukane, singiye kuzarimbuka njyenyine. Yesu avuga ati ndashaka kugusubiza ubugingo. Habaho umuntu icyo bita guhitamo, uri kumva? Hari akantu kajya kaba kansekeje, ni mwene data numvisha akora ikiganiro numva akavuzemo mpita nkakurura nanjye numva akambaho n'abandi bantu kababaho. Urabona mu ngobyi ya Edeni bamaze gucumura, Satani amaze kwanduza umuntu, uzi ikintu cyabaye? Ibyireguro byabayemo. N'uyu munsi ku mwana w'umuntu bibaho, uri kumva? Eva yaratangiye ariregura ati wa Mana wata amakosa yawe yose niwe wayakoze, tubundi utaremiye inzoka nari kuba nashutswe, uri kumva? Sibyo? Adamu nawe bamubajije avuga ati Mana rwose ibyo kuvuga ngo nariye igicumuro nagikoze, ariko do umugore wagize gute wanshutse, uri kumva? N'uyu munsi uyu mwuka wari uri muri Edeni n'uyu munsi niwe utubaho. None Adamu akirengagiza ko Imana yari yamuhaye amahitamo n'itegeko rimubuza kurya kuri icyo giti, sibyo? Hari n'abahita bashyiramo umwanzuro ati ubundi se kuki yayiremye, kuki yaremye kiriya giti, yagira ngo itugerageze ngo bigende gute? Uyu munsi Robert arajya gusambana, uri kumva? Ni akirengagiza gusambana ko ari icyaha, sibyo? Ahubwo akajya kwereka Imana ko umugore wamaye niwe utuma nsambana, waramemukiye. N'urugero nguhaye, uyu munsi Vode aragenda akajya kunywa icupa akarihamya akaryuzuza, ngo Imana irabizi ngo ko yamaye umubiri ugira icyaka, uri kozinze. Hari abandi bantu bafite icyaka ariko barinda umubiri wabo kugira ngo utazaho umugayo, sibyo? Bakanywa amazi bakanywa icyayi, ariko urumva donc umuntu akaba atangiye kuzana ingeso y'ubujura, ntarebe ko kwiba ari icyaha, uri kumva? Agahita ngo urumva ngo Imana ngo itashyira muri ubuzima bw'ubutindi, uri kumva? Ngo bw'ubuhanya, ngo bw'ubukene. Kandi we unamuteretse ahantu runaka, abifuza kumera nkawe ni benshi, uri kumva? Cyane rwose. Ariko hari abandi bakene batiyandurisha ubwo bujura. Tsindwa neza, wirwanya Imana uvuga ngo Imana ngo niyo yatumye niba, sibyo? Emera umanika amaboko uvuga ati Imana ndatsinzwe, ohereza umwuka wawe wera azagire gute amfashe. Ariko uyu munsi umuntu uzarebe n'aba bantu bakoze genocide bica abantu, urumva ngo Satani waremye ngo niwe ntabwo ari Satani wakuremye, kuko kugera ku rwego ufata ibiganza byawe ukabishyiraho amaraso, uri kumva? Rero ibi ngibi ibi tuganira ntabwo abapasiteri babyigisha. Abapasiteri usanga nk'umupasiteri yibereye muri prosperity, uzi nk'uyu mwuka wo kwigisha ubutunzi, donc prosperity, uyu mwuka uva kuri Satani. Guhora mu butayu yagerejejwe n'iki? Yambwiye ngo nundamya ngo kanyizera ngo ibintu byose ndabiguha. Ni cyo kintu kimaze abantu kibarangije. Ni ukuvuga ngo munyere. Hari n'umuntu, hari umuvandimwe ejo twari turi kuganira, ariko Imana ishimwe yarihannye, yari yamaramaje. Nasohoye filime, ari filime nasohoye kuri ya Limited ivuga ukuntu abantu bajya gushaka imbaraga z'umwijima none bagatanya kuzikoresha, bamwe zabaho ubutunzi n'abandi bakabishaka, ariko bamwe zikabica, sibyo? Arayireba arangije aramamagana ngo uze kuza tuganire. Yari yafashe umwanzuro, uvuga ukuntu Imana ikoresha ivuga butumwa mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Yari yafashe umwanzuro ngo kujya gushaka, uri kumva, imbaraga. Avuga ko hari umuhungu bakorana, uri kumva, nawe watangiye ari uwa fake, sibyo? Wazigizemo, wageze kure, sibyo? Noneho muganiriza, mwereka uburyo ki imbaraga zawe ziri kukwereka ko afite amafaranga, ariko imbaraga z'imihango n'imigenzo akora rwihishwa. Wowe wazi niba zigukorera n'ubundi ubugingo bwawe buzaba buri ahantu mu icupa buzingiye. Niba kubwira ngo uzane mama wawe niba umukunda uzamushobora kumutanga,
niba kubwira ngo uhereye umunsi buri munsi uzajya uryamana n'umwana w'umukobwa urumva uzabishobora. Niba guha kondisiyo runaka we nubona, hari abantu b'abahanga bakunda kuvuga ngo nubona Evode yakize ntukajya ureba gukira kwa Evode, ahubwo jya umanza urebe ubukire bwa Evode buri kugira gute, buri kuva hehe, sibyo? Rero uyu munsi ingiki kirere cy'ahantu ibintu byo mu mwuka biva, ugasanga umuntu ari kuguhanurira Evo, uzi ko abantu benshi nk'aba bantu uzi ibinyoma bakangisha imirimo izagendana n'abizera, bakereka abantu yuko ngo ari byo bintu bikomeye, ngo kunga umuntu akora ibitangaza. Ntabwo gukora igitangaza, sibyo, aricyo gitangaza, uri kumva? Kuko nyiri igitangaza nawe yakoze ibitangaza, ahubwo umuntu kuba akiranuka yera imbuto zo kwizera, sibyo, nicyo gitangaza. Nibyo kutubwira ngo Robert ngo asengere Evode indwara agakira, ntabwo ari we. None se Mose niyagiye muri Egiputa yazana ubuntu bw'ubukonikoni buri aho ngaho ngo ari kurambura inzoka, ngo inkoni inzoka, abapfuma akavuga ati none bamundebera uyu yibagiye ko ubaye hano, ibyo nuko tubishobora ahangaha abantu tayari bahita bazira. Nose ugira ngo ni igitangaza. Evo uhuye n'umuntu ufite nk'uyu mwanya iyi telefone, iyo mikrofone ufite mu ntoki, agahita akubwira mu kanya ko wihindutse inzoka, idea uramwemera, sibyo? Ariko ntabwo ari cyo gitangaza. Igitangaza ni ukumenya ngo imbuto yera ziva hehe, sibyo? Kandi buri abantu benshi Yesu bamumaje iki kibazo, natwe bakunda kukitubaza, mbese ngo nk'aba pasiteri, uri kumva, ngo twabamenyera gute, ngo nk'aba bashumba, nk'aba profete, ngo twabamenyera gute, sibyo? Nabonye ari ikiganiro cya Theo bose babireba, nabonye yakoze bari kuvuga ngo nkawe ngo tumari iki, ngo kubuta batubwiye. Ni ngombwa ngo bajye kumukubwira. Niba umuntu agutungiye urutoki, urabizi ko nabivuga baramubuza kwirerera umwana, ariko dufite ubushobozi bwo gutunga urutoki, basi nawe ukarebesha n'amaso yawe. Ubu ko tugendana, imico n'imihango yanjye urayiyobewe, n'imigenzo yanjye. Nese njye ugira ngo wowe nubwo ntakumenya 100% nk'umuntu, ariko hari ubumuntu bwawe uzi. Hari umuntu wambaze Evode ngamusobanura, umuntu niba agendana n'urugero n'umupasiteri wenda muri East Africa ukomeye, afite imihango runaka tuzi ko ari y'umwijima, ubwo uri kujya kwirirwa ushakisha ngo bakubwire ngo kanaka, barinda bakubwira kanaka, wowe nta mbona ufite. Nibura niba bakubwira ati uyu muntu ariko turamukemanga akaba ari inshuti na kanaka, genda nawe ukora ubushakashatsi. Uyu munsi isi iraryoshye, dufite uburyo ushobora gusacinga ukabata, ariko akajya kureba uyu muntu koko ibintu akora, niba ibintu umuntu ari gukora bidahamanya n'umutima wawe, cyangwa se n'ijambo ry'Imana, wamuteye umugongo ko ariko ijambo ry'Imana rivuga. Ugasanga umuntu ngere, hari abantu njya mbona twese twirukira yaho uzi live streaming biri muri 15-20 muzarimbuka ntacyo. Ibyo mwatinyaga ari uko n'umuntu yirukanga ngo agiye gushaka ubutunzi, abenshi nicyo kintu donc waba basezeranya ubutunzi, akuzanga rimwe na rimwe ahubwo bano munabujyana. Uri muratwara ari umutipe wambwiye ukuntu ngo yagiye ahantu ku profete umwe w'inayo i Kigali, uri kumva, witukuje. None harangije kundeba se abantu abaprofete bitukuje ko ari benshi, uri kumva. None ngo arangije ngo bakubise siyasa zimwe zo kuri rwo hejuru. Bona igihugu cyacu nta mafaranga gifite, tujye tuvugisha ukuri. Nka za Uganda baravuga ati bera ku mashiringi 500 n'urugero, sibyo? Twebwe abizi bahera kuri senkani kwijana. Ngo babakubise aravuga ati abantu bijana muzana ubukene bwanyu mu bumpereze, uri kumva. Umucamarisa akasaga gasanga afite 76 ngo bayatse mushiki we, uri kumva, 24 biburaho. Ngarangira batubukene ndabujyanye, ndakura yari tisi ariko abaramuheje ngo nageze mu rugo gushaka ritisi yanjye ngo ndayibura ngo nubu imyaka 3 irashize ritisi yanjye ngo yarambajije ngo urashaka iki nyuma yo gutanga aya mafaranga, kandi ko ari abantu nka 13 buri wese yatanze 100 ubwo nimwe na 300, uruko ngo mvuga ngo ritisi, ngo nubu ritisi ayibona. Aha, sibyo? Hariho nabonye ejo ndi kumbuga ngo nanyambaga ari kubwira umukobwa ngo umugabo wawe ngo afite ubwanwa ngo buconze hano ngo bumanuye, nimudahumuka, uri kumva. Buriya abantu benshi bazarimbuka uko Imana itagize imbabazi muri Edeni, ikavuga ati Adamu na Eva musoke hano, niko itazagira imbabazi n'aba bantu. Hari abantu bajya batubaza ibibazo nk'abanyamakuru, ngo ubwo se ngo nk'umukirisitu ngo hasengera ngo utazi ngo ibyarimo ni bya bintu nahoze nkubwira umuntu amara gukora icyaha agahita intege nke, aho kugira ngo yemere amanika amaboko avuga ati Imana ndatsinzwe magukiranuka kwawe, agahita ngo urumva ngo Imana ngo yitandema ndifubyi ngo ibintu ngo by'ubuzima ngo sinari gusamba. Ari izindi fubyi zitasambanye, sibyo? Rero namwe mw'abakristo mugenda mukirwa muhagaze imbere y'abantu muryoshye, rukumwe ako abantu
umuntu agize gutya atanze dekorasiyo yashyizeho yashushanyijeho ibitsina agize gute muri kuramya aho ngaho amasanduku y'amasezerano n'ibindi byose ni imihango tubabwira ko Yesu yaje kuyisohoza nta rindi zina twahawe ryo gukizwamo rya Yesu Kristo ese ibyo bintu birahari i Kigali biba nka za Musanze ni Rubavu uri kumva i Kigali se byahagera ko i Kigali muri abana beza sibyo ariko abantu bagasanga evo dukunda kuganira kenshi nkakunda kukubwira umuntu niba afashe Kristo akamuteruramo akiterekamo imirimo yose yakozwe ngo niwe wayikoze sibyo donc ibikorwa byose niba ari igitangaza cyabaye si Kristo wagikoze n'uwo muntu ariko hari ikintu afite hari ibintu nanone abantu bakunda kwibaza wa mugani umuntu arimo reka twemenge arimo araguhanurira yego ariko ukumva nuvuga ngo ibyo arimo akubwira nuvuga ngo niwe ndaguha se niwe ufite ubushobozi bwo gutanga ibyo niwe uri kubitanga ubu perezida wa repubulika atumye minisita akavuga ngo ugende wenda sinabashe kuboneka umvugirira ijambo sibyo minisitiri yagira afata izi nka mbahaye yagaruka ko nyagakomeza akayobora nese niba tuzi gukorera abana bacu ibyiza so mu ijuru niba utazi kubikorera kuko nanjye bijya binyobera nkumva umuhanuzi ati ndaguha wenda naba nuvuze ati nawe amagambo akomeye nibura basi mujye muvuga ati ndaguhesha kuko nivuganye nawe amagambo akomeye by'umuntu ashobora kukwaturaho ikintu kandi kikaba cyanaba mu bwami bw'Imana biremewe cyane ariko se ndaguha kubera ko Satani aba azi ko kondisiyo yabahaye nawe aravuga ati ugomba kuzajya ubikora mu izina ryawe si ushaka kuzajya ubikora mu izina rya Yesu niho nibaza abantu niba badakwiye kujya bamugane batekereza siye ko kabira iyo umuntu amaze kugera munsi y'ibirenge by'umuntu biba byararangiye hasaba imbaraga z'umwuka wera kumujandura gusa arabera bagenda ukumva yakumva nk'ikiganiro nk'iki ngiki ukabona Imana imujanduyeyo uri kumva evo uburyo bw'ivuga butumwa bwarahindutse ugira ngo ugira ngo nuko nyoboye kubwiriza kwicara nkasoma nkavuga ijambo ry'ubwami bw'Imana ndabizi uri kumva ariko uraza kubiha abantu ntabwo bashaka kubireba rero tuzajya tunyura muri Yesu se yaduhaye uburenganzira hazwe ati mbatumye munuza mugane uretse ako kantu gatonda nanakanyuzemo hari igihe abantu baza bakiyesura hano ngo ibi biganiro mwaduhaye ngo nta matiku ngo nta kintu kirimo ariko se ko twaguhaye ijambo ry'Imana ukanga kurireba basi message nituyifata tukayinyuza mu kiganiro nk'iki nturi bubashe kuyumva niba uri umuntu ushaka kumva kuko twaguhaye ijambo ry'Imana ryuzuye waryanze ntushaka kurireba dukoreshe strategy yose yavuze mu masega ryana kuko uri isega niba ni none se tujye tuvugisha ukuri uri isega wowe tugwaye ijambo ry'Imana bate ayamwebwe nago mbemera ukumva duhinduye ubundi buryo uje wirukanka uraje wiruka kandi uranabyumvishe byose none se niba udakuyemo message muri ibyo bintu urashaka kuzayikura he nese ubu nk'aka kantu kamushiki wacu yagize iyerekwa ry'icyaha nanjye nasanze ariko bimeze evo hari igihe tujya gukora icyaha aho kugira ngo umanike amaboko ukemere ugati Imana ndatsinzwe kamera yanjye irananiye reka nyirize ubusuye umudayimoni nkwirukane uri kumva wasoza ati tundi Imana yarademuke kuki yatumye mvukira muri iyi generation hari abandi bantu bavukiye muri generation badakora ibyangwa n'amazi hari ubutumwa bwiza burenze ubwo ariko ngo iryo hino ngo ngeraga ijambo ry'Imana noneho hari ubwashize arya niwe twakoranye ikiganiro mubwira ngo hari terima barukore bazana uri kumva ugasanga ni imitwe bagenda bashyira mu rwego kwirohoreza icyaha cyangwa se no gushyira Imana urubanza barengana ugasanga nk'abarukore bavuze ngo n'intungane ngo bwira 17 icyo kintu urakizi cyane nta cyanditse muri Bibiliya nta kirimo sibyo turi kugenda ngo bwira 10 kangahe karindwi ariko nta birimo ariko Bibiliya ivuga ko mu isi harimo abakiranutsi b'Imana kugera ku rwego ibahamiriza iravuga ngo umukiranutsi wanjye naho yagwa nazarambara umukiranutsi ni umuntu umeze utese ni umuntu wirinda uri kumva urinda umubiri we kujyaho umugayo akirinda ko umwuka we ujyaho umugayo n'ubugingo bwe akabarinda ko bujyaho umugayo none se ufashe ubugingo bwawe ukagenda ukaboha ibiganza by'abantu basenga Imana ya Moleki uri kumva yego cyangwa se Imana y'ibihome ugira ngo ubugingo bwawe n'ubushyizeho umugayo hejuru y'ubusa iyo ufashe umwuka wawe Imana yaguhaye ari wo mwuka wera uri kumva ukawasosiya n'izindi mbaraga z'umwijima ngo uri gushaka ubutunzi wagira ngo umwuka wawe n'ubuwanduje cyane ariko abantu ni byinshi ngo itorero ngo riri mu ibanga ako kantu nakazi ngo itorero ngo riri mu ibanga ngo ntihakazagira hagira umuntu mucira imanza Bibiliya iravuga ngo turi abami n'abatambyi mu ishyanga ryera uri kumva
tugomba guca imanza kandi zitabera, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuca imanza zigize gute Zitabera. zitabera. Niba nkucira urubanza rutabera nta kimana impana, nta n'urubanza ngiye mfite. Ikindi cya kabiri, Evo Bibiliya yavuze ngo iki? Yaravuze ngo turi inzandiko zisomwa n'abantu bose. Ubwo ikintu gisomwa n'abantu bose kiba kiri mu ibanga. Hoya. Nyine dushyire gisomwa na bose. gisomwa na bose. Ngo muri umunyu w'isi, urikumva? Muri muhagaze mu mpinga hejuru. Abanjye ndabazi nabaciyeho imanzi mu biganza. None se umuntu ukijijwe gukora kuri YouTube angana n'umuntu ukijijwe gukora mu rusengero, umuntu ukijijwe gukora muri leta angana n'umuntu ukijijwe gukora mu bucuruzi. Sibyo? Umuntu wizera Imana ari hano i Kigali, uri kumva, angana n'umuntu wizera Imana ari i Burayi. Ndetse angana n'umuntu uriyo ipfo muri za Mbyoharya, ariko yizera Imana. Uwo muntu uri kumva kuko umwuka w'Imana murimo n'umwe, itorero ni rimwe, n'umuyobozi waryo n'umwe. Ibyo yizera nibyo nanjye nizera, ibyo Paulo yizeraga nibyo nanjye nizera. Ariko uyu munsi umuntu arazaga akavuga ngo ndi intumwa, sibyo? Ariko wareba wa mungani wawe wazura nka Paulo, wambwira ati ngwino hano ujye i Kigali, ugasanga yafata inkoni bose agahera ku murongo akubita. Sibyo? aba potere b'i Kigali bose akabakubita ikibando. Ese kuko wabonye nawe sinciye urubanza nkuko bajya bavuga ngo duca imanza, sibyo? Waguhagarika akavuga ati magarara ku bapotere nabonye mu donc b'i Kigali, kubona abonye hari abaguca mu biganza, hari nabo abenshi bakunyuraho, sibyo? La majorité y'abenshi bakunyuraho, n'abandi niba bataranakunyuzeho banyuze mu mboni z'ijisho ryawe. Uwo wahamize kuvuga ati uyu muntu afite umwuka nk'uwa Paulo ninde? Arabona abonye bavuga ngo bagiye gukina komedi. Mamiriza umbwira ati nkuriki, namwe muri mudukurikiye mujye muri commentaire mutwandikire. Duhamiriza tubwira ati nyamara uyu mwapotere yitwara nka Paulo basi. Sibyo? Roba mu kanya bakomoje kuri Theo bose babireba. Mu minsi ishize yaraje aravuga ati, avuga ibyo yanyuzemo. Aravuga ati ngewe rwose buriya n'ikintu bite kunywa inzoga nakigishijwe n'abapasiteri. Ikintu cyitwa gusambana nabyigishijwe n'abapasiteri. Avuga n'uburyo babimwigishije ko yagendaga nyine yagera muri office wenda hari ibyo bavuganye bagomba kumuha, akabanza gukura nk'igicupa cya konyage ati tubanze dusomeho. Atugo kabanyigishije kunywa inzoga. Ati akaba aranambwe ati ariko buri uriya kazi wamubonye buriya nta n'umugabo afite, ati nahitamo gupangira. Isubwo se mwagishe gusamba. None yagarutse ati ariko murimo muravuga ngo ibyo navuze n'ubwana muntera ubwoba murantera ubwoba kwa nini? Theo wa mugani ibintu yavuze yari mukuri cyangwa ntiyari mukuri? Kurumva aravuga ati muri kugaruka munanyohereza ayo majwi yanyu mumenye ko nyafite. Ati ayo majwi yanyu ndayafite. Ndayakina. Urumva Theo nawe atangiye bya bindi ngo yanzoka waremye abapasiteri waremye nibo batwesheje inzoga. Nave ku mugaragaro ashika amavuga ati Imana nayisabye imbabazi ngiye nanyweye inzoga, sibyo? Kuko nta n'ushinzwe kumutokora agatotsi kari mu jisho rye, uri kumva, ataye umugogo we. Ubwashize nakuganije nkubwira ko ngiye nemera ibyo ari gukora, sibyo? Umuntu wamuhimbira content niba ari content, sibyo? Ajya atekereje neza, sibyo? Kukira nuko itazamara igihe namenya kuyijera akayirinda, ishobora kuzamara igihe, sibyo? Yagiye burari nkanjye twegeranye najya mucurira ukuntu agenda akora step by step. Audio yaba ari ikiganiro cy'uwo mupasiteri, sibyo? Kabiri, umupasiteri waguye yahoza nawo mvisha avuga mu kiganiro ngo waguye mu kabari. Hari umupasiteri ibyo yavuze nibyo. Hari umupasiteri hari yanjye ngo agacuriro. Mu minsi yashize hari no kuri Noheli. Gospel Valley Miss hari kuri Noheli njya bamukubitiye mu kabari. Akabari ikiganiro uburyo agenda akora, niba numva n'iki kiganiro nyumve neza, adutware neza ku buryo episode zishobora kumara nk'umwaka, sibyo? Icyo ni icyambere. Ariko icyo mukosoraho nave ku giti dore umuntu yere kwitwaza ngo inzoka waremye niyo yancutse, ngo umugore wamaye niyo wacutse, urikumva? Tewe ubwawe ufite kamere yawe yandujwe na Satani nk'uko Robert yanduye, umubiri wawe n'ubugingo bwawe n'umwuka wawe bikwiye gukizwa. Icyo ni icyambere, cyo cyagikosore. Ikindi cya kabiri, n'isi y'umwijima iyo wabonye uri umunyantege nkeya bagutegeye mu byo donc ibyo dukunda nibyo tugwaho, sibyo? Buriya Satani adutegera ku byo abona dukunda. Zarebe n'aba banyapolitike, uri kumva, kugira ngo umuntu neza umushyikiriye waramubuze, umanza kwitegereza ibintu akunda, sibyo? Akunda abagore bavuga ati mujye mu nzira mujye mu nzira tuzamubona byoroshye, sibyo? Mushakira abana beza. No uwo mwanya shabagwamo n'ingakora kwa Samson. Bura Samson bari baramucu ati ibindi byose cyaratunaniye. Derira. Mujye mu nzira, sibyo? Theo n'aba bapasiteri be, ubundi Theo ni turufu nziza,
ni ikarita nziza donc kuri aba pasiteri siye ko yabaye nka shikarete ishizemo isa nyine nibwo atangiye kuvuga iyo avuga ko ifite isa sinzi akantu mvuze niba uri kunyumva neza abaye nka shikarete itangiye gushiramo isa yashizemo isa barayicira rero iyo shikarete yashizemo isa aho yasiye ko hari abayigundira bakagumya kujya kinya nyine kugira ariko nta kiba kirimo nta kintu kiba kibereyemo sibyo ubundi umuhanga aracira buriya yakubise donc ni ikarita yakinishijwe nziza uri kumva nk'ukuntu uyu munsi hari izindi zigezweho ziri gukinishwa sibyo iyo karita yakinishijwe mu buhe buryo rero ku buryo mfasha none umuntu niba baramutumye ngo ashaka ubugingo bwa benshi akaba ari umuntu uzi kubushimisha no ntizuzi ngo tewe atabukirigetaga tewe yarabukirigise tujye tuvugisha ukuri n'uwasinda n'uwahimanaga agacupa kabaga imana ikezoro bwawe uri kumva tewe ubugingo rega isi y'umwijima iba izi kurambagiza hari abantu birirwa bashaka ngo babashyire ngo muri izi lodge masonique nyine babahamo akazi cyangwa se babaha n'ayo mafaranga ariko isi y'umwijima nayo izi kurambagiza ibireba umuntu wamenya kuvuga ubugingo bwa benshi bukoramo tewe rero yari ikarita nziza mu minsi yashize yewe yaragiye agwamo ntiyabera amaso ubugingo bwe ntiyabera amaso umubiri we ntiyanabera amaso umwuka we yere gushinza abapasiteri bamubonye nk'ikarita nziza bayiteye irakina mu kibuga ingororano z'ibyo si yahimbye indirimbo se ega njye tewe ndamukunda buriya mu bantu bose nkunda uri kumva ni umuhanga sibyo rwa muntu wandika indirimbo kumva ko n'ibyo avuga rwose njye ndiagriye hamwana yasohoye indirimbo niba yitwa ingaruka z'ibyaha ibintu nk'ibyo ngo niba uri kurya neza kuki ujya kurira mu muheno uburyo yandikamo donc biri ku rwego rwo hejuru sibyo ngicyo nari kwemeranywaho ni ukureba ngo waba pasiteri waremye ngo niyo bacu oya ingaruka z'ibyaha abantu bajya kuyireba rwose kuri tewo bose babireba ntago abapasiteri bagushutse ahubwo bahuje n'irari ry'ibyo ukunda ubigwamo icyo cyo tukyemeranyweho sibyo uyu munsi rero umukiranutsi w'Imana nawe yagwa ntazarambara azabyutswa ongera ubyutswa sibyo kandi si igisobanuro cyo kudafasha igihe mu ntambara ntabwo ingaruka z'ibyaha nk'uko uri kubivuga zivaho abagore bateye inda mwabyaranye ntibazareka kuza kukureba nibaza kukureba umudamu wawe ntazabyishimira ese ko nabonye bongeye kuvuga none ntibabona ko yaje muri hiti nabo bashaka guhitingira none hega cyane ikintu gikomeye tewe ubu nabari abagore nabo mubaje ati kuko wari waracecetse ukaboje guserereza umuntu w'Imana kandi kwitangira ubuhamya nubwo tabati tewe waremye Mana dore niwe watumye mvuga sibyo niko nawe yahita ashaka impamvu ntago umwana w'umuntu ajya yemera impamvu ze avuge ngo manitse amaboko kuri aka kantu kampashije none niyo bamuri kumva ngasubiramo sibyo rero icyo ni icyambere kumva ikindi cya kabiri arabona abanye rwose avuga ngo bamutenda akiri mu bujiji kandi nawe menya ari umupasiteri ubu ni umupasiteri niba umupasiteri ngo Uganda arayoboye ngo arabica bigacika akozo byaye ngo akagaruka buriya ra mfasha atagarutse se nese twari kumumenya ko ntari imuzi namubonye mbona ariko ntabwo ari umuzi ntago namwibukaga ahubwo nde ntiwamwibukaga ntago namwibukaga uri kumura yagarutse mu mihanda kandi yapfumuriye ahantu heza cyane arana bayafite ariko abatipa babaza ubwenge hano abapfumuriye rega nubwo mwamijya tuba tubareba tukicecekera warinjije none ubwo ugarutse mu bwenge ukurikije ukuntu yagarutse buriya n'ubwenge bugarutse cyangwa n'ubujiji bwaje bwiyuburuye ariko bazanankubita uri kumva evo rero tewo ikintu numvaga akwiye gukora sibyo n'abamubwira ngo tubwire ngo bapasiteri hari umuntu kugira ngo vuga aravuga icyo ariko wowe kutavuze ese wowe nta buzi bakora ibi wowe nta muntu ugira naze kuri kamera ngwino tuguye platform ubuza abo wahuye nabo tuzajya tubabwira imirimo yo mwijima ubwashize nakoze ikiganiro uri kumva nandika kuri titre n'uyu mwapotere w'umudamu w'inzobe w'i Kigali niwe urimbuye tewo ko bateri ziramanuka abapasiteri kazi b'inzobe bari i Kigali b'abapotere ni benshi kandi bose yagiye kuririmba yo nta mupasiteri utageze uhamagara tewo ndi kukubwira ko yari ikarita nziza sibyo tewo yari ikarita nziza nk'ukuntu uyu munsi hari abadamu nyamara nabo b'ikarita nziza bari gukora uyu munsi uzi umuntu ako hari ikintu kijya kimbabaza niba Yesu azaza akamaraho iyi mirimo kuko azabimaraho uzi
urabona aba bagabo n'abagore b'i Kigali bamaze kwigarura imitima ya benshi rwose baba bazamura ibiganza ukabona ko ari umubare wa benshi sibyo n'izi live streaming zabashyiraho ukabona 12 10 bingahe burya umuntu ushobora gufata umwanya akagwiza abantu 125 nk'isaha umunsi utararangira ari ubutumwa bwiza yababwirije abantu benshi sibyo ariko ibaze umuntu bashobora guha iminota 40 ngo aje kubwiriza ubutumwa bwiza akaza kwigisha urubyiruko abagore n'abandi bose uburaya imbere y'uruhimbi evo niba uhamagara umuntu ukamuha agatuti aho kugira ngo yigishe ijambo ry'Imana akaza guhamagara umugabo we cyangwa se umugore we sheri ngwino nsomere ku ruhimbi numva ukuntu bimera unyibutse ko wankunda se mu rugo ntago bazi what kind of this mind wenda ibyo ngibyo ari mu gihe cyo kwigisha umuryango ushobora kubitorera ariko urubyiruko rukwicaye imbere YouTube wayishyizeho umwana aba bana bacu bari kurwana urugamba rw'ibyo Satani yadushyiraho ngo ni inyungu z'abaturage kandi ari ukuturangiza uri kumva nose urumva uri kwigisha iki ngo uri kwigisha ijambo ry'Imana wowe niba uzi ko kamera iguteretse imbere ari eshatu hari abaje kwishakira udufaranga abo bana baje kwishakira udufaranga ziguteretse imbere nugize n'umutima uvuga ati ariko abantu bankurikiye ni banuki utangiye kwagitinga ibintu by'uburaya kuri kamera uri kumva ngo ni ijambo ry'Imana ngo uri gushyeshyenga abantu ngo uri kubaseta mwumva mutazabazwa ubugingo bwa benshi muri kurimbura mwarangiza ngo babavuze ngo kuki ngo kirango cyamvuze cyakuvuze se ubundi wowe se kuki watubabarije abana n'abavani saha wabishyize reka natwe tubivuga kuko Satani yafashe umwanzo wo kudushyiraho buri wese akazajya avuga tumeze nk'inuza nk'inzoga zitende babumbiye hamwe buri wese arabyuka mutse agashinga cana uburenganzira ubu buri wese afite uburenganzira bwo gushinga cana n'umwana ashatse ayitsinga ubwiza ikizafata nicyo ngicyo tujye tuvugisha ukuri abantu benshi bari kuyobya abantu benshi bitwaje ngo turi mu burenganzira n'iki ngo ni buriya hari ibintu biba kandi abantu benshi ntabwo bajya bamenya ukuntu umwanzi arwana umuntu umwe yambwiye ubuhamya bw'ukuntu i Burayi abagabo babo uyu munsi bari kwifuza uburenganzira babubuze biturutse ku mwuka wa feminism ariko si abagabo b'i Burayi natwe ubwacu abagabo uyu munsi uri kumva tukanuye amaso gutya twabuze icyo ducira n'icyo tumira sibyo reka twigaruke kuri bose babireba uvuze ati ngewe ariko hari n'abanyifurije gupfa sibonye titeze umuntu abangeze kuko Theo yapfuye ahubwo nacunge sana hari noneho n'abamurangiza arebye nabi kugira ngo bicururize nacunge cyangwa atazavuga ibyo cyangwa atazabavuga ngo bamwifurije gupfa bataramurangiza ahubwo ndashaka kuzakora ubushakashatsi abantu badukurikiye ndashaka kuzakora ubushakashatsi ku izina Theo izina Theo uri kumva ushatse bakora ifite ikibazo ndashaka oya ntago ari kwanga rifite ikibazo ndashaka kuzarikoraho ubushakashatsi ubwo mba ndeba amahiti y'amazina yitwa Theo yose nzi sibyo akandi arahari menshi uri kumva noneho ngakurura n'abandi bitwa ba Theo b'inshuti zanjye inbox nkareba comportement zabo n'ubundi zisa nk'izabari branded sinzi gishobora kuba ririmo imbaraga ukuntu ntazi ese reka tugaruke kuri ikintu Theo yavuze kuri yaba Theo bose uzi nanjye ubwo nari byo namise nibaza ariko ubwo reka ibyo n'undi munsi ni recherche ngiye gukora namwe mumfashe kuzakora research uzajya ubibona azajya asacinga harimo ikintu urumva yavuze ati murimo muranyandikira muranyohereza ayo majwi mumbwira ngo ibintu ndimo n'iby'ubwana ati ndimo nasenya umurimo w'Imana ati ngo wabonanye na perezida ngo umuntu wabonanye na perezida ibintu nk'ibyo ngibyo wa mugana ubundi byari ngombwa ko nibe nawe yabivuze muhindukira aba pasiteri bahindukira nabo bakamutera amabuye ibintu bimeze nko kumutera ubwoba ariko navuga cyangwa ariko yabarashe avuze ngo murambaze iki ngo ubu ko nuye ku gisozi ngo ninde wafashe imodoka ye ngo aze kunsura ngo ati ibintu urimo n'ibibi none mubonye nivugiye ibintu mutangiye muramushaka hiki nibwo mwibutse kumugira inama iryo terabwoba n'iryiki komeza wivugire rata Theo asa mugani nibe Theo yanyuzemo bose ahubwo baranamutumiraga mu rusengero bamwe banabonye atangiye kugwa mu bibi
mu rwego rwo kwiyererutsa baramuhagarika rwihishwa abandi banga kongera kumutumira neza ubu nibwo mugana wa bose hari ugeze amutumira ariko umuntu mana cyangwa ngo amusange iwe baganira mu bwati tewe ibintu urimo ni ibiki kuko niba yabivuze bivuga ko batigeze bamwegera yes muramushaka yi yavuze ati aho ntuye murahazi niyo waba utahazi wanampamagara tukajya aho duhurira tukicara ahantu hari ubwo mwabikoze none ntangiye kuvuga mutangiye umuntu umwe yigeze kwita mushiki wanjye ngo ni indaya uri kumva mushiki wanjye ajya kumureba ni umukigakazi urumva bagira amahane abamushyize muri rushyi rwa mbere rwa kabiri avuga ati wamariye iki kuri umubyeyi urajya kuntaranga waje ukanyegera ukambwira ati ibintu uri gukora nkisubiraho sibyo avuga ati n'undi munsi uzongera kumvuga tuzaserera wowe uri umubyeyi urabona ndi gukora amakosa uranduta ushobora no kuba warabinyuzemo urumva nawe yaramwishyuye ushobora kuba warabinyuzemo sibyo wasoza ukabona ingaruka zabyo mbi aho kugira ngo uze kumbwira ati ibintu urimo ni bibi uri kumva dore ingaruka zabyo ni izi ngizi ahubwo uri kwirwa ujya untaranga n'urugero nguhaye ariko yaramubwiye byaba ari byo byaba atari nabyo yaramubwije ukuri sibyo kuko byagaragaraga ko n'ubundi bintu akora koko bishobora kumuteza ibibazo sibyo uri kumva we aho kugira ngo ajye kumuburira ahitamo umwanzuro wo kugira gute wo kujya kumutaranga avuga ati n'undi munsi ngiye kuri kumva niba ubona nakoze ikosa nyicaza nk'umwana ugire gute umane rero na Theo muramushaka hirya yarazinyweye murabizi asindana n'amacupa murabibona akaza kuririmba iwanyu mu nsengero zanyu namupasinga abo bagore none mubonye agiye kuvuga muramushaka yiki mufite ubwoba cyangwa akazabavuga nuko nawe nyine adafite ubushobozi bwo kubivuga ntabyo afite vo kicaye ku gisozi ntabyo yavuga rimwe ashobora kuzarakara rega ntabwo afite nk'amafoto akayashyira hanze ariko nawe yabivuze ati ntabwo nzabavuga ati cyo kora wamfashe akaboko nzamuvuga ntabwo yabavuga ati wamfashe akaboko ngo numva nyine wamugiriye neza ati we nzamuvuga iyi ntabwo yabavuga gusa ariko nanone buraba yabavuze dore yaba yabavuze nuko abantu badashaka kumva ahubwo reka mfate nk'urugero rwa hafi hari abantu covid ikiza sibyo yego bagiye bavuza imanda bakavuga ati izi nkingo muri kudutera sibyo sero y'ubushakashatsi bw'abaganga uri kumva zifite ikibazo sibyo abo bantu isi irabarwanya ndetse na bagenzi babo barabarwanya uri kumva bababwira ko bari kunyuranya n'amategeko sibyo n'amahame noneho bagatanga na reference akavuga ati reka tubihorere nyuma y'imyaka 5 muzabona ingaruka z'ibi bintu muri gukora sibyo ariko twabonaga ari kera ariko ubu se abura umwaka umwe evo abantu bagiye bemera bahuye n'ingaruka none Donald Trump yaricara avuga ati ahubwo ngera bafuci bazanye bino bintu ndabafunga batangiye kubakurikirana mu nzego uri kumva ba bantu bahinduye abasazi uyu munsi isura ko batangiye kuba ati ngaho mwongere muduhindura abasazi sibyo kuko Donald Trump niba ibintu ari kuvuga yiyamamaza n'abana perezida azabikora sibyo sha hari ukuri kuzajya hanze abantu bamenye ukuri sibyo uzi ko reka ariko mbyihorere igihe cyabyo kizaza nacyo dukoreye ikiganiro sibyo ariko abantu batangiye kumenya ukuri uri kumva yego ko imibiri yabo yahemukiwe utangiye kugenda uzareba abantu ukuntu imibiri yabo yahindutse sibyo rero na Theo bose babireba mu mureke sibyo yego bene wanyu niba ngo harya umugani w'ikirura n'inama urawibuka ikirura n'inama ngikirura cyahuriye n'inama ku mugezi uri kumva akana k'inama gatoya ikirura ati kaze imboga zizanye umwana inama ati nakugize ne koko uri kumva ati wantobeye amazi ati ko aribwo nyigera hangana yatobye gutati wayatobye ati ndarengana ati ndakurya rega niba atari wowe ni bene wanyu uri kumva rero Theo muramushaka iki ko bene wanyu bamurangije kandi nawe uyu ariko bura nuko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda kamugarukire Theo baramurangije bamurangiza yirangiza evo kankwe nk'urugero rwa hafi njya nkunda gutanga urugero sibyo ufashe nk'imyaka 30 yacu tumaze abanyarwanda tuvuye muri jenoside yakorewe abatutsi
ubwo ndi kuvuga nyine kubingana na generation yanjye kuko hari abandi bantu bagiye bamamara bagiye batandukanye utondetse nimero ya mbere sibyo yego ukavanaho his excellence niwe nshyira ku mwanya wa mbere mu bantu bazwi sibyo ugakurikizaho Fred sibyo ugashyiraho Jimmy Gatete turi kugendana Bose babiri baza ku mwanya wa kane ndikumva ese ari mu bantu mbega bafite izina rikomeye urukumva ariko nawe buriya bajya ritekereza ryamye asinzire roho itangiye kongera kuretuna ikajya agerageza ahantu yanyuze n'inzira yagiye anyuna agasanga koko baramurangije yigeze ndi kubivuga kugira ngo ubyumve neza turaziranye sibyo mu minsi yashize kera nkikiri umwana ndibuka yaje ahantu bita Imeshero ni he ibyumba ubwo bari bamaze umwaka bamutumira ukumva ataza za 2007 n'8 n'9 iyo watumiraga Theo mu kwa mbere yazaga mu kwa 9 kuko liste yabaga ihari akakubwira ati nkurikije ibyumweru ukuntu bipanze ndi kubona iki cyumweru agashyira agenda ye buriya nka madamu wa Theo yaza kuba ari umuntu uzi gucuruza ibintu bya danje ubundi ubu yagakwiye kuba ari umukire nka agenda Theo yandikagamo ubundi ngagakwiye kuyishyira ku isoko agenda 2008 Theo yandikagamo buriya abazungu nicyo kintu baturusha ibintu by'umutungo byagatunze Theo byapfuye ubusa turi kugendana ubu umuntu wabitse kaga CD Theo yari yashyiragaho za ndirimbo za mbere uzi ko ari abantu uri kumva biyungukiye kuri Theo kurusha na Theo bitewe n'ubwenge bwabo ariko rero ibintu uvuga nibyo sibyo hari expo mperutse kubona yo kwa Mayaka berekana amateka kuva batangiye kwerekana filime my dear harimo nabonyemo kamera nanjye ntigeze mbona mu buzima bwanjye yes ku buryo nayo bakubwiye ngo wishyure ujye kuyireba wakwishyura ukajya kuyireba exactly Theo agenda yandikaga bakoreshaga muri za 80 za 70 berekana filime barabifite n'amamanyeto n'iki byose manyeto z'ejo bundi n'urugero nivuga urumva vuze ibyo kuva ku gikoresho cyambe kugeza ku cyanyuma kugeza ku cyo bafite uyu munsi byose barabifite gutyo hako twebwe gukonserina ubu Theo yagakwiye kuza akabati Karina ndayigurisha ibihumbi 30 by'idolari tujya tuvuga rero ngena butabaza abantu niba bishyikiriye bakumva ngo iyo Karina kwati harimo pasteur akagenda akayigura kuba yifite cyangwa urusengero ruyifite kwati ADPR ni sibyo yaza kuba umuntu uzi kurinda ibintu bye bira bitarama yabaga afite yagakwiye kuba yarabibitse urukumva uyu munsi ari gatangiye kubya product ku buryo mbonye yuzuza Bekare na Theo akambwira ati shirasa agapira mwana urukumva ngena uri gucaho nanyuze sibyo rero baramurangije nagabeshya urukumva baramurangije kwa mugani Theo n'amateka baramurangije byo kuva muganiza muri za 2000 na kangahe byose bifite gurye uyu munsi agatanya akavuga ati dore ku munsi wa mbere igitaramo cya mbere nakoze nagikore muri ADPR aha icyumweru cyakurikiyeho agahita ya produce Theo baramurangije yaba ari umukire nangaze zinyanyagiye ahantu hose baramurangije ukumva shaka bise none ngo muri kumucecekesha ahubwo hari igihe azabavuga mugumye mu mutema umujinya hari igihe azabyuka ingano z'imitekerereze ye namwe muraziza avuga ati n'ubundi mwarandangije n'ubundi mwaranyishe mwaranjengereje uriya yari igihe yajyaga nese nka ziriya ndirimbo yandikaga usibye ko abantu yacaga amarenga ntibamenye ibyari ibyo akavuga ngo twaciye mu ntuza mu bisate by'amacupa none muri kuzana ibimene by'ibintu nkagira ngo ntabavuze ibintu byinshi cyane kabisa ariko abantu bakwiye kwita ku kurinda imibiri yabo uri kumva bakarinda ubugingo bwabo bakarinda n'umwuka wabo nk'uko twamye tubivuga kuko iyo utabibereye maso abahanga bagukinisha nk'ikarita uwo mwanya kandi ukarangira yego Theo yabaye ikarita nziza muri wowe ubu ngubu inama wagira Theo ni iyihe rero turimo tugana ku musozo ndetse nabumva ko arimo gusenya umurimo namusomera ijambo rivango naho igiti cyatemwe kirongera kikagira gute kigashibuka sibyo ikintu cya mbere inama namuha niba ari ukurongora ararongoye yumva uko bimera sibyo natuze noneho yicare mu rugo rwe abe smart sabizi se dukurikije ibyaje kumurega hano
saba bisobanukiwe ibyo bitarareze si byo byinshi byiyubashye ko bati nge ntago nakiteza abantu nta mpamvu nta mpamvu si byo urumva niba bavuga ko afite abana 10 na bangahe byose urumva ni inzira za bose ntago baje ahanga ngo tubabone aha natuzi icyo cya mbere abwira Imana ambwira ati umubiri wanjye uha imbaraga uwukore restoration Imana yongera igasubizamo imbaraga z'umuntu kandi agasubirana imbaraga yahoranye sibyo icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri abari izi nzira z'abakera sibyo areke n'ubundi kuvuga ubutumwa kuwa mbere ngo nihanye kuwa kabiri n'ubundi yongera areke kujya gutembera muri babandi ari kuvuga ngo baramemukiye kwitse nawe niba ari kudufera ariko n'ubundi akikina za karita sibyo rega birashoboka akaba ashaka gutwika gusa ngo yicururize ariko nta bivuga iki kuri satani n'umwuka we kivuga ko azajya ageza no kwigira marayika w'umujyi ariko reka twizeye ko ibintu yabivuze kuko nyine ashaka gufata indi nzira ndamukemanga pe nubwo ari kuvugana ngo ndamwemera n'ibyo yakoze n'ibyo ariko cyarimo akantu kandi n'uburenganzira bwanjye kuko burayivo ubu umuntu ashaka kuvuga ati Robert ni umujura dushobora kubana ariko kamera yawe ukajya uyishyira ku ruhande ukavuga ati tubane ariko bambwiye ko ntabwo namenye neza hari n'ampamvu njya nkunda kubwira abantu ngo mujye mwirinda gufata ubuzima bwanyu mukabupibiriya hanze bigira ingaruka iyo umuntu mubwiye ngo umuntu ni umusambanyi iyo akubonye niryo shusho ahita akuboneramo iyo umubwiye ngo ni umujura iyo akubonye nicyo kintu ahita akuboneramo buriya ikintu weretse abantu kugira ngo uzagisibe mu bwonko bw'abantu ubwonko ni memory buragira gute burasevinga roba wibijya kure uzareba aba badamu cyangwa se bose baza batubwira ngo bakoze uburaya ngo bashatse abagabo bangaye byanga bikunze 90% y'abamuhamagara ni ababa bashaka umutereta n'ubundi kandi icyo ni ukuri kabisa uyu munsi yonje kuri kamera bati ngende umupapa mfite umudamu n'abana babiri witwa Megan n'uwitwa Nelly niyo umuntu agwamaga ko gatusuze Nelly na Megan hakumva mbabwiye ati umugore yaragiye bati yandushaga ikize nicyo nakindi kinahita gwamaga kuko kamere ye wishyize mirari sibyo rero inama namuha zikomeye kugira ngo buriya kubaka icyizere mu bantu biroroha uracyubaka bigatwara imyaka n'inyana ako kugihananura one more time umunota umwe segonda rimwe ubwo rero kongera kurwana nacyo no kongera kucyubaka cyane n'igihe bagushyingura utaracyubaka pe kandi muri wowe rwose warabicitse wowe ukumva uranakifitiye ko abantu bakanakugaruje cya kintu wabereze ariko bikanga buriya uzi ko mu isi y'ubuhanga buriya ushobora kwibwira ko tewe ibintu ari gukora ari byiza kandi ari kwiyangiriza ubwo ndi kubwira abanyabwenge ababaswa bo ibyo ari gukora nibyo uzi impamvu ari kwiyangiriza ari kurema abanzi niba hari umupasiteri atekereza ko batitewe byanze bikunze naramuhemukiye ashobora kuzaturika akavuga uyu mupasiteri agiye gutangira kwataka ku buryo nawe ashobora gutangira kuransa ibindi ashobora no kuvuga ati yanze kubivuga kuri kamera ko buragenda bibwira abantu ku ruhande akavuga ko ari njye wamukoreye ibi wamwigishije kandi ikindi cya kabiri dufite abanyamakuru batari abana beza sibyo umunyamakuru wo kwexploita ariko ari kwiga strategy yo kongera kukurangiza niba umuntu waza gukamuha ibiganiro ukamusobanura ukamufasha agahita hamagara ukiri muri ya zankura agahita hamagara mugenzi we ati ariko murangibuka ko yandiye nyine mwebwe ku bisanzwe by'abantu basanzwe bumva nta kibazo kirimo ariko hari ahantu harimo akantu kabi harimo akantu wowe uranshije ibintu rwanda garo sinzi niba uri kunyumva neza ngwino kubiteho umusumari wanjye ngwino ubibutse ko yakuriye nubwo warinjije uri kumva ndabona uri n'ikizungerezi wongere hutse n'abandi bashobora kuza kwitamiriraho akunda mu pastor afite umugabo nta makuru mfite sibyo sinzi niba uri kumva imbaraga z'ibyo bintu abantu rero donc ashobora kwibwira ko ari gukora mu buryo bwa YouTube ni byiza uri kumva uko vaship iragaruka n'iki byose sibyo nta gakurure kari agacano kakubite mu ijana kashobora kuzaba amasaziro uri kumva sibyo kuko bura gahaye umurongo kashobora no kuzana ibiryo mu gihe ageze muri cya gihe Bibiliya ivuga ngo Dawidi ngo ari umusore yikenyeza ibintu bikaba bimeze neza
kubona nageze ahantu atega amaboko bakamwambika byanze bikunze umwana w'umuntu none se kugira ngo urabona atatangiye yafuro itavuyeho akaya nabonye ngira ngo ninuzo uje gutanga ikiganiro wambuje nyayo Burundi yiga inama namuha nziza sibyo natangire donc yongere yubaka icyizere sibyo mu bantu nkuko batangiye gukora indirimbo uri kumva itangire yige strategy aganire n'abantu nabo bapasiteri bari kumugana nabo batega amatwi ataza kwikagaza ngo bari kumugira inama ngo azumve nabi ubundi iyo umuntu akuganya guha inama ikintu ukora ufata akayunguruzo ukajya ukuramo imyanda ariko ibizima ukabibika sibyo yego meme n'ibi biganiro tuba dukora hari igihe tubikora muri blague akaba yanacyumva karakara ariko hari imisomo iyo uvuze ngo uramuhireso ntabwo twamuvuze nabi kuko cyo kumubwira barakumennye mwana uri kumva none utangira wiga ukuntu wijandura mu bisate by'amacupa bagiye baguteka kandi kuko baramumenye shaka opportunity yabonye nkajya uzimaye nkacakira urabona nk'urugero nkagira amahirwe umurongo wanjye ukagwa muri yari inyenye yego nayipfusha ubusa naho kuri aba pastor rero barimo bamu terwa cyangwa mweza bundi baramutera ubwoba ku isi uyu munsi itagihishwa none se urajya kumutera ubwoba ukohereza iyo voice note araza y'ikintu araza avuga ati mwamwumvishe munamushaka ikize ko mutamusuye imbere kawa undi ngo niba narakubonye mu rupfu rwa mama mu nka yanjye yapfuye nzahakubone mwamushaka hi mwanze kumutabara bari kumuroha bene so uri kumva sibyo none mubonye atangiye kwijandura babona n'amasengesho y'umudamu ubwo ngibi bivuga muri vague kugira ngo turebere impamvu ngashobora kuba ari content ari gukora ashobora kuba ari umwuka Imana uri kumuzura kuko twese tuba tutabizi nawe ubwaza ukuri bura niwe uzi realite ye sibyo ariko tuba tubikora muri vague umudamu ashobora kwigenda akipfukamira akisengera Imana hari n'umuntu ushobora kumufatira umutwaro evo uruzi ko dufite abantu badusengera batabizi kati Imana wazuye te Imana wamugiriye neza Imana wamurengeye kandi isengesho ry'umuntu rijya mu ijuru rikumvikana aha Robert reka dusoze abandi banyarukiye kuri ya The Limited barebe filime iriho filime urugo n'ishuri yego nawe wakoze kuza kutuganiriza Imana igumugisha yego dushimira n'abadukurikiye ibiganiro byacu byo nakagaruka shalom shalom amen